mu minsi yashize abasirikare ba SADC cyangwa se ingabo za SADC ziherutse gusaba inzira mu Rwanda zitaha zatashye ku mugaragaro abantu bose barimo bazibona, ariko ntabwo byatanze isura nziza ku banyarwanda bari bitezweho umutekano, ku banyarwanda bari bitezweho ko cyangwa se bari bazi ko u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi na Kongo bitavuga rumwe cyangwa se bifitanye amakimbirane bitewe n'intambara iri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ya M23. Bibajije se kuki u Rwanda rwaba rwahaye SADC cyangwa se kuki u Rwanda rwahaye ingabo za SADC gutaha rukayiha inzira kandi bifitanye amakimbirane, usibye kuba u Rwanda rufitira ubumuntu, usibye kuba nyakubahwa Perezida Paul Kagame perezida w'u Rwanda ari umuntu ugira ubumuntu, ari umuntu ureba kure. Ariko hari ikindi kintu ukwiye kumenya ku kintu bitwa ingabo cyangwa se igisirikare muri rusange. Uretse kuba rero barasana urugamba rumwe rukaba abandi bagapfa abandi bagakomereka, nyuma y'urugamba umusirikare afite amategeko amugenga kandi afite n'amategeko amurengera, haba mu gutaha se cyangwa se mu kuguma aho yaba ari ahariho hose, yaba yatsinzwe cyangwa se yaba yatsinze. Ngo haye ikaze kuri Fight Official. Ikaze Fight Official. Ndagushimiye cyane kandi ngo haye ikaze wowe wakoze subscribe kuri Fight Official. Imana iguhe umugisha ndetse ikomeze ibane nawe. Gushimira cyane, niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro tukugezaho hano umunsi ku wundi. Mubwira ngo kanda kuri like niba iki kiganiro se ugikunda se cyangwa wagikunze. Biba byiza iyo ukanze no kuri share igitekerezo cyawe muri comments, aba ari nyamibwa cyane ku kindi kigero. Cyane cyane rero iki kintu tugiye kugarukaho nkuko namaze kubikubwira nabikubwiye hejuru. Ingabo za SADC mu minsi yashize zahawe umutekano ukomeye cyane ndetse n'intwaro zakoreshaga ubwo zari ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abantu bagiye ntabwo bagiye babivugaho rumwe. Bari bazi ko u Rwanda rutagira umutima wo guhinzira igisirikare cyabarwanya cyangwa se igisirikare batari kuvuga rumwe muri iyi minsi. Ariko ndagira ngo mbwire ko burya u Rwanda usibye kuba rugira umutima mwiza, usibye kuba u Rwanda twebwe dukunda diplomasi, najya nkubwire ngo hari amategeko agenga abasirikari ndetse tugiye kurebera hamwe amategeko agenga abasirikari muri rusange ndetse by'umwihariko mu Rwanda. Noneho turebere hamwe n'icyo amategeko avuga mu kuba izi ngabo mu kuba izi ngabo zahabwa inzira cyangwa se kuba igihugu cy'u Rwanda cyarahaye inzira SADC, ndetse n'iki amategeko mpuzamahanga avuga ku ngabo zifuza gutaha. Nicyo tugiye kurebera hamwe ndetse turaza kureba hamwe imyitwarire y'abasirikare, amategeko abarengera, umurongo batagomba kurenga ndetse n'ibyo bagomba kuba bameze muri rusange. Amategeko mpuzamahanga cyane cyane amasezerano yasinyiwe i Geneve yo mu 1949 arengera abasirikare bafashwe cyangwa se bamanitse intwaro bakiri kurwana, baba bakiri kurwana cyangwa se baba bari mu rugamba. Iri tegeko rero ryashyizweho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, rikaba rigamije kurinda abasirikare bahangana n'abaturage mu gihe cy'intambara. Amasezerano rero ya gatatu agenga imfungwa z'intambara, prison of war, avuga ko imfungwa z'intambara zigomba kurekurwa no gusubizwa iwabo nta mananiza abayeho nyuma y'uko imirwano ihagaze. Ibi rero umaze kukubwira bikubiye mu ngingo y'118 y'aya masezerano yasinyiwe hano i Geneve. Iri ni ihame rero rikomeye. Iyo intambara irangiye, ingabo zafashwe zigomba gusubizwa iwabo nta mananiza abayeho cyangwa se nta guhohoterwa, nta gushimutwa cyangwa se bakaba basaba gusubizwa mu rugo ku bushake bwabo. Ingabo iyo zafashwe ziba zifite uburenganzira bwo kuvuga ati twebwe dushaka gusubira iwacu, zigasubirayo rwose. Mu iyo
ni amategeko arengera ingabo cyangwa se igisirikare muri rusange. Nubwo rero amategeko yasinyiwe i Geneve asobanura cyane cyane imfungwa z'intambara, hari n'andi mategeko nk'ay'uburenganzira bwa muntu arengera ingabo zitashye zivuye ku rugamba, ari bwo mwabonye ziriya ngabo zatashye. Amategeko avuga ko nta musirikare ushobora guhatirirwa gutaha ku ngufu niba atabishaka, cyane cyane niba gutaha byamushyira mu kaga cyangwa se akaba ari mu buhungiro bw'ubutegetsi. Ashobora gusaba ubuhungiro mu kindi gihugu abifashijwemo n'amategeko mpuzamahanga arengera impunzi, cyane cyane amasezerano arengera impunzi yashyizweho hariya i Geneve mu mwaka w'1951. Intambara rero y'Abanyakoreya mu mwaka w'1950 kugera mu mwaka w'1953 yakabirije ikibazo cy'ingabo zafashwe. Abasirikari ba Koreya ya ruguru bamwe banze gutaha kuko batinyaga kwicwa cyangwa gukorerwa iyicwa rubozo n'ubuyobozi bwa Koreya y'Amajyaruguru. Ibi ngibi ni ibintu byegeze kubaho cyane. Abantu bazi amateka y'intambara zo muri Koreya barabizi cyane. Byatumye rero habaho ibiganiro bikomeye hagati y'ibihugu, hakurwaho icyemezo cyo guhatira umuntu gutaha ku ngufu. Ibi byabaye rero intambwe ikomeye mu kubaha uburenganzira bwo kwihitiramo aho ushaka kuba nyuma y'intambara. Umusirikari ahava akagera, ni ukuvuga ngo iyo akiva mu rugamba afite uburenganzira bwo kuba hashaka, ndetse afite uburenganzira bwuzuye bwo gutaha iwabo igihe cyose abishakiye. Ubufasha bwose akeneye arabuhabwa. Nakubwiye ko ngiye kukubwira amategeko agenga igisirikare muri rusange, ndetse nkubwire inshingano zabo, ndetse nkubwire ibintu bimwe na bimwe utazi ku basirikare kuri tubabona mu nzira bagenda. Ubona umusirikare afite disipurine ihagije, ubona umusirikare adakunda kuvuga, buriya ntukagire ngo impamvu atavuga nk'uko umutwe we uri mu busa, oya, ahubwo hari amategeko agenga, hari indangagaciro umusirikare agomba kuba afite muri rusange, by'umwihariko no mu Rwanda. Ndaza kubikubwira kugira ngo ugende umenya ibintu byose bitandukanye. Inshingano rero iz'igisirikare nicyo kintu cya mbere ngiye kubanza nkakubwira kugira ngo ubanze ukimenye. Ni ukuvuga ngo umusirikari uwo ari we wese arahirira cyangwa se aba umusirikari arinda ubusugire n'umutekano w'igihugu imbere no hanze y'igihugu ku mipaka. Niko mvuga. Kurwanya umwanzi wese ushaka guhungabanya igihugu cye. Umusirikari wese ahava akagira arwanya, ategetswe kurwanya umwanzi wese ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cye, gutabara abaturage mu gihe cy'ibiza, intambara cyangwa se ibindi byago. Izi ni inshingano umusirikari wese agomba kuba afite yujuje. Gufasha mu bikorwa by'ubukangurambaga amahoro mu mahanga igihe byemejwe n'igihugu cyangwa se n'imiryango mpuzamahanga. Nakubwiye ko rero abasirikari ni abantu baba bafite inshingano ziba zigiye zitandukanye kandi bagira n'amategeko bagenderaho, bagira n'ibibaranga. Imyitwarire rero y'umusirikari agomba kuba ari umuntu umeze ute. Mbese hari icyo ujya ubabona ukabatekerezaho ibintu byinshi, ariko no mpamvu naje hano kugira ngo ubwire buri kimwe cyose ufitiye amatsiko ushaka kuzamenya. Kuba inyangamugayo, icyo ni ikintu kiranga umusirikare uwo ari we wese. Uzanyere ku musirikari utari inyangamugayo. Kuba inyangamugayo agaharanira icyubahiro cy'igihugu cye ndetse n'igisirikari akorera muri rusange. Gukurikiza amategeko n'amabwiriza atangwa n'abamukuriye. Abasirikari turabizi cyane, order. Kwirinda ibikorwa bisebya igihugu nk'ubusinzi, ubujura, ruswa, ihohoterwa ndetse n'itumanaho ritemewe. Gukora akazi ke mu mutuzo no kwirinda ivangura iryo ari ryo ryose. Kwirinda kwivanga muri politiki cyangwa se ibindi bikorwa ibyo ari byo byose by'amashyaka. Urumva ko rero abasirikari nta bantu baba bafite amategeko yabo kandi bakayagenderaho. Ibyaha rero bya gisirikari ndetse n'ibihano nabyo ngiye kubikubwiramo muri makeya kugira ngo ugire akantu umenya aho. Gusuzugura ubuyobozi cyangwa kwanga kubahiriza amabwiriza, icyo ni icyaha ku musirikari. Guta umwanya w'intambara cyangwa se guhunga igisirikari mu gihe muri ku rugamba. Kindi kintu nacyo ukwiye kumenya kibi cyane cy'icyaha ku gisirikari, ndetse agihanirwa bikomeye cyane. Kuba wata umuntu ku rugamba, kuba wata umusirikare mugenzi wawe ku rugamba ni icyaha kibi cyane
umusirikari uwo ari we wese kwivanga muri politiki mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyo ni icyaha nacyo, kurenga ku mategeko mpuzamahanga y'intambara. Amategeko mpuzamahanga y'intambara kuyarengaho nacyo ni ikindi kintu gikomeye cyane. Niba udasobanukiwe amategeko mpuzamahanga y'intambara byandike muri comment nzabigusobanurira rwose. Niyo mpamvu ndahangaha. Ibyaha rero ni ibyaha nk'ibi bihanishwa ibihano n'urukiko rwa gisirikare rwonyine. Urukiko rwa gisirikare niko rwonyine rwemeye kuburanisha umusirikare, gufungwa, kwirukanwa mu gisirikare ndetse n'ibindi byaha urukiko ruba rwasuzumye maze rukabiguhanisha mu gihe uhamwe n'icyaha. Amategeko mpuzamahanga rero agenga igisirikare ngiye kuyakubwira muri mu ncamake kugira ngo nayo ugire akantu usigaranaho. Amasezerano ya Geneve ni ukuvuga ngo ni amategeko nakubwiye hejuru yabereye i Geneve, ateganya ko abasirikari bagomba kwitwara mu bihe by'intambara. Niyo nakubwiye ayo mategeko yabereye hariya i Geneve agena uko abasirikari bagomba kwitwara mu gihe cy'intambara. Nakubwiye ngo niba ubishaka uzambwira nzabigusobanurira nayo iki n'ikindi kiganiro nzagutegurira ndetse nkakikugerezaho. Amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu asenga imyitwarire y'ingabo mu gihe cy'amahoro ndetse n'intambara. Urumva ko rero igisirikare kigira amategeko kigenderaho. Ntukibaze impamvu ubona wumva ngo igisirikare cya Kongo kiri mu bisirikari bifite intwaro ziremereye. Iki kiganiro niba utarakibonye nakubwira ukakireba hano kuri iyi channel yacu kiriho y'uburyo uruhererekane rw'ibisirikare bigiye bikomakomeye hano muri Afurika. Mubwiye ngo igisirikare cya Kongo kiri mu bisirikari bikomeye cyane, aho u Rwanda noneho igisirikare cy'u Rwanda kitaza mu bisirikari 30 bikomeye hano muri Afurika. Ibi bintu sinzi niba utarubiza ariko bimenye. Bavuga ko igisirikare cya Kongo niko biri, gifite intwaro ariko hajya bibaza kuki iyo ntwaro batazikoresha. Kuki izo ntwaro batazikoresha? Nuko hari amategeko agenga igisirikari n'intambara muri rusange, niyo mpamvu izo ntwaro batazikoresha. Indangagaciro rero z'umusirikari nyazo, umusirikari nyawe agomba kuba afite indangagaciro. Umusirikari nyawe agomba kuba afite ubwitange ndetse n'ubupfura. Umusirikari nyawe agomba kuba ari inyangamugayo. Umusirikari nyawe agomba gukunda igihugu cye. Umusirikari nyawe agomba gukunda igihugu cye, ubwubahane ndetse n'ubwumvikane, kwirinda icyatuma icyizere cy'igisirikare kigabanuka mu baturage. Niyo mpamvu bakubwira ngo umusirikari nyawe aba ari umusirikari. Bajya bavuga ngo was a soldier always a commando. Umusirikari rero ahora ari umusirikari. Niba hari ikindi kiganiro cyangwa se niba hari andi matsiko ufite kumenya ku bijyanye n'igisirikare, urabinyandikira muri comment kugira ngo nzagusobanurire. Niba hari ikindi kintu wifuza, niba hari andi makuru ushaka kumenya, urambwira muri comment nzabigusobanurire. Ndagushimiye cyane rero niba twatangiranye iyi video tukaba tugezanyije ku musozo. Imana iguhe umugisha ndetse ikomeze ibane nawe. Nkubwira ngo warakoze cyane gukanda subscribe ndetse nawe niba wikanze nonaha, Imana iguhe umugisha. Kora kuri like niba iyi video yagushimishije. Uhawe ikaze rero niba ubaye umunyamuryango mushya. Imana iguhe umugisha ndetse ikomeze ibane nawe mu byo ukora byose.